marayika wanyerekaga aranyereka mbona imbonera kure bakenyera rugamba babandi bitwa ngo shirira tepote keshezere bo zomene ya zopaya urave bibayo kamene kuwa zo ayi mbona marayika arambwiye ngo itegereze urebe mbona bameze nk'inzuki zitagira umwami mbona imbonera kure zashwiragiye mbona amashuri byahagaze ntabwo abantu bagiye ku ishuri Yesu Kristo mwana w'Imana mbona akazi kahagaze mbona nitegereje wanyerekaga aranyereka mbona amasoko ntiyabaye amasoko bagiye mu bintu by'ibigandaro mbona igihugu cyacuza umuborogo gicura umwijima mbona agahinda mbona akaga mbona ishyano riri gusimbura irindi shyano mbona umwijima wicura burindi mbona perezida ntawe uhari Imana irambwira ngo ndi bukwereke aho nashyize uyu muperezida nyine icyubahiro Sebarundi ngo ndi bukwereke aho aherereye naho namujyanye ariko mbona abantu bumvise inkuru ikurugutura amatwi yabo tiko poshezerederere mbona abantu akanwa kabo babuze icyo bavuga babuze n'icyo barekura kandi mbona abantu bamwe bibereye mu kazi ntibabyitaye bari kuvuga ngo perezida nabyumvise uko onye n'ubundi ntacyo yari amaze mbona abandi bari kuvuga ngo nimutegereze urugiye kuba mbona abapolisi bajorewe mbona abasirikare bajorewe jorerwa sinzi mu kirundi byo kumwe umuntu yumirwa akumirwa ya nkuru wumva ukumva ni inkuru y'akasamutwe ni inkuru nyine iri butume injereri zivuga mu matwi ni inkuru idasanzwe buno mugiye kumva buno mugiye kuzaba muri kureba n'amaso yanyu n'amatwi yanyu mukavuga ngo ibi bibaho cyangwa ntibibaho ndi kurota ndi kwerekwa uzaba aryamye azakanguka yihanagure yongera arebe neza uzaba byumvise azajya agira kuno yicugusa avuga ati ibintu numvise ndi mu nzozi ni ubutumwa ndi gutangaza bwiza ubu ni ubuhanuzi Imana yamaye inzaniye ngo ubitangaze bareka arambwira ngo bitangaze munyemerere iyi nkuru ibintu uko bigiye kuba bisandagurika nuko bigiye kuba byubakwa nyuma yo kuvaho kwa Evariste General Major Ndayishimiye nyene cyubahiro hano hantu ni mwitege ibi bintu uko ari bitatu ariko bibiri byo bireta bisohora buno uyu mwaka turimo bibiri birasohora rwose ariko Evariste General Major Ndayishimiye abahutu mwamuguye inyuma murahombye mubaye nka ya nkono yahombeye mu mubumbyi murahombye batutse mwamuguye inyuma murahombye iby'Imana yamuhamagariye gukora no gukoreshwa sibyo byakozwe ubwo ibintu byanyu uhoraho yabihinyuye kandi yabigaye niyo mpamvu ni mwitegure Evariste Ndayishimiye uhoraho yamukuyeho Imana yamukuyeho kandi uhoraho yimitsundi nta mahera muzatanga nta bapfumu muzagira nta bapasitoro muzagira nta muntu n'umwe muzagira wo gushyiraho Evariste General Major Ndayishimiye ngo agume ku butegetsi nta n'uri bumusimbure muri CNDD-FDD nta ibyo byose Apotre Mbayahaga babwira arabashuka n'ibindi byose bari kubongorera barabashuka ikintu gihari ni kimwe nuko Imana ishyizeho iherezo akadomo Imana ishyizeho iherezo ku butegetsi bw'abasendiDD-FDD noneho ngwino dupinge nubwo bitemewe ngende umuhanuzi hano nahawe ubutumwa imbonera kure mugiye kwikorera amaboko imbonera kure mugiye guhekenya amenyo
abahutu muri inyuma y'abadede murahombye, abatutsi muri inyuma y'abadede murahombye. Imana yahagurutse mu mwanya wayo, mu byicaro byayo ihagurutse. Hari abagiye kurira, hari abagiye kunezerwa, hari abagiye guhimbarwa, ariko ubu tuvugana dore ukwezi, dore umwaka, dore itariki turabitangaza. Rero ejo bundi nkuru twakoze cyangwa se ubutumwa twatangaje cyangwa se ubuhanuzi twashyizeho, bamwe mwaranditse ngo rerererere, umwe avuga undi avuga, tubisubiyemo gatanu n'agasheri kako. Hari lisiti uhoraho yamaye ngiye kubasomera muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubujura, ubusuma burenze ukwemera, uhereye ku ntebe nkurika ukagera ku ntebe yo hasi. Ubu bujura uhoraho yabushyizeho iherezo. Kwiba kugeza ubwo mama perezida yiba, perezida akiba, minisitiri akiba, umukenguza amateka akiba, umushinga amateka akiba, mu kesi ya leta bakiba, ubutare bakiba, igitoro bakiba, buri kimwe cyose ushikiriye yiba, igihugu mukakirisha kataribwa. Imana ibakijije, yabakuye mu buhungira abadede, bakura mu mpunzi. Mwebwe mukaba nta mutima w'akagongwe mugira, nta mutima w'impuhwe mugira, nta mutima w'imbabazi mufite. Namwe harimwe abagiye kurira, abari guseka muzarira, abari kurira muzaseka, abababaye muzanezerwa, abishimye muzababara. Akebo ugezemo bakagukubiramo nimutihana. Kandi nubwo mwakihana ntabwo uri bukureho ubu buhanuzi Imana impaye bwo gukuraho perezida. Oya, ntabwo muri bwihane ngo aragumaho, ntimuri busenge ngo aragumaho. Wowe aho uherereye hose, niba wumva wiyaminiye, murajya mumbwira ngo tujya dukarabye. Sawa, njyewe njya ntakarabye, ariko ndi umuhanuzi. Ujya umbwira ngo uri apotere, uri icyabwenge. Sawa, niba wavuze ko uzakoresha vanderayizingi, mukagura Sukhoi mukayigurira igisirikare, nimubanze muyigurire perezida. Je marayika yavuganye nanjye anyereka igihugu cyose. Mbonera kure mwabuze aho muhungira, abakenyera rugamba muburayo mucira, mubura nayo mumira. Ndayishimiye yavuyeho nabi, ndayishimiye yavuyeho nta mushinga n'umwe agezeho, ndayishimiye nta kintu na kimwe Imana imukoresheje, amaboko y'Imana yarayagaye. Ndayishimiye ni umukomedi nk'abandi bose. Angelique ndayishimiye nta kintu Imana imukoresheje, ntabwo uzigera uba perezida rwose. Wigeze uvuga ngo waguha n'umunsi umwe ukicara, waravuze ngo nitukuvuga uzamamara. Hano ndababwiza ukuri, marayika yambwiye ngo itegereze mu ntara zose perezida ari hehe. Arambwira ngo ngiye kukwereka iyo namujyanye, iyo namushyize. Nta perezida aka kanya perezida wanyu ari hehe. Buno muri kumubona, ariko ubu buhanuzi nibumara gusohora bushigaje gutakara mu matwi yawe gusa, kuko ni nacyo uhoraho abusohorera. Ni ukugira ngo igihugu cyose mubimenye, mumenye amasezerano agiye kuhabera agasohora, ameza agiye gusohora, amabi asohore. Hano rero intego y'uhoraho muri ubu butumwa dutambutse, abari kure muzabyumva, abari hafi mubyumve. Ariko sendi dedefudede ngo igihugu mwarakiguze ngo ni sapuruse, ngo babatoye 100%. Noneho ko mufite ubushobozi, ko mufise n'amahera, ijuru niryo ry'imanukiye, ijuru niryo ryabivuze, niryo ribitoranyije. Umuhinga muri mwe, umuhanga muri mwe, umuntu ukomeye muri mwe nagira icyo akora arengera iyi ngoma. Zomene ya zopaya nagira icyo akora akiza ubutegetsi bwa Neva amaboko y'Imana. Nagira icyo akora yongere yubaka ubu butegetsi bwa Evariste General Major Ndayishimiye. Kandi uyavuye ikikubwira ko ari Imana ibikora neza, ibitangira neza ikabirangiza neza. Imana yacu irahambaye, ibitangira neza ikabirangiza neza. Imana yacu irahambaye. Nicyo kikubwira ko ari uhoraho ugiye kubyikorera. Mwebwe mwaratatanye mu mahanga yose, birabacanga. Amafaranga mwegeranyije yarapfuye ubusa, intwaro mwegeranyije zipfa ubusa, bateye kudeta zipfa ubusa, abaroze bupfa ubusa. Buri kimwe cyose Imana ntiyabashigikira. Nkuzaniye ubutumwa bw'ihumure bukubwira ngo iyi ntara ya Kigoma iragarutse,
intara ya Uvira iragarutse, igihugu cy'u Burundi idarapo rigiye kwiragira isi yose, ubukerarugendo buragarutse, inganda ziragarutse, ubudandaji buragarutse, Bujumbura isoko rikuru rirubatswe, Perezida Neva avuyeho muri ubu buryo turi bugarukeho hano. Amashuri arakomeje, itangazamakuru rishyashya rirahagurutse, uburimyi buteye imbere, ubuvuzi buteye imbere, imbaraga z'Imana mu bakozi b'Imana, Pentecote igiye kongera namwe, Imana izacishamo umwe, hari abapasiteri izakubura, hari n'abandi izakorana nabo mu ikangura. Donc hagiye kubaho gukomeza no guhagarara, ibyari imbere bijya inyuma, ibyari inyuma bijya imbere, ibiri hasi bijya hejuru, ibyari ku cyavu bijya ku bikomangoma, abari ibikomangoma mumanuke, ikenyuruza abami, ikenyeza abandi. Donc hagiye kuba shanjoma. Munyemerere ubu buhanuzi n'ubutumwa Imana indungikanye ngo mbazanire, mbanze senge Uhoraho abane nanjye. Mujya mubona ko ubutumwa bwacu ntibweditinga, ba bantu barebaho umunota umwe bagahita bandika, ubwo nyine ni kwa kundi utamenya ibyavuzwe. Uhoraho ntabwo umugisha ujya urangiza ikintu, niho umenya ngo uyu muntu turakomezanya, cyangwa se nzongera no kubireba, cyangwa se nzongera no kumwumva. Ariko iyo utumvise umuntu ntunamenya nyine. Sori rero tubiseguyeho, ariko n'ubutumwa ijoro ryaduhaye, tugushimiye gukanda subscribe. Mwami Yesu, uru rugendo niwe warutangije, ni nawe uzarusoza. Niwe wahanuriye mu muhanuzi wa mbere wabayeho isi itangiye, ni nawe muhanuzi wa nyuma kugeza isi irangiye. Ishimwe ni ryawe. Kanwa kacu gacecekere imbere yawe, ariko akawe karangurure kavuge. Amaso yacu ahumira imbere yawe, ariko ayawe arebe. Ngaho rero duteze amatwi Mwuka Wera, we wanditse utibagirwa, we wibuka, utondeka ibintu bigafata murongo bikashyira urutonde. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen. Ngera ku murimo nahawe nzawukora neza, ngera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ngera ku murimo nahawe nzawukora neza, ngera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ngera ku bana nzabwiriza neza, ngera ku bigeme Mana, ngera ku muntu waremye nzamubwira ubutumwa, ngera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Haleluya. Ngira ngo marayika yagarutse arambwira ngo nguhaye ubutumwa uze kubutangaza. Ubu butumwa buri mu byiciro bibiri. Ndavuga kuri perezida w'igihugu nyene cyubahiro, yihangane kandi ntabone ko ari twe, yumve ko ijuru ko ribigambiriye niko ribisohoza, kandi ijuru ko ribishyizeho niko bigomba kugenda. Ngira ngo rero rwose tukwiseguyeho, nta mutima mubi wundi, ariko uburundi n'ubwawe n'abarundi. Iyo wumvira Imana ikagukoresha ibi bitangaza ukaba warabaye Dawudi, byari haleluya. None rero kutumviye Imana, wihangane, tugiye guhanura ibikomeye cyangwa ibiteye ubwoba bishobora kutagushimisha. Nta muyobozi ukunda kuva ku butegetsi, ni bakeya. Nta n'uwumva yavugwaho ibibi, ariko tukwiseguyeho natwe atari Mwuka Wera udusunitse twabireka. Kandi tubaye turi abanzi b'igihugu, nakavuze ngo Neva nagumeho, nkabihanura Neva nagumeho, mukabura igitoro, mukabura aya mase, ibintu byose bigapfapfana, tukajya tubabwira ngo ni ukuri umuperezida mwiza Imana ikunda ni Neva, umuperezida mwiza Imana yemera ni Neva, muri Afurika generali Neva. Hari ibintu rero mwe mwitiranye ngo kuba umuntu ari generali ngo no gutwara igihugu ngo birashoboka, ngo ibyo bintu biroroshye. Oya, kuba generali no gutwara igihugu nta hantu bihurira.
generali ushobora kuba generali mu by'igisirikare, ariko gutwara igihugu ni impano y'Imana. Iyo mugize swati gatoya biba biheze. Ngira ngo rero tukwiseguyeho, n'undi muntu wese ugukunda ugushyigikiye tumwiseguyeho, ariko tugomba kuvuga icyo Imana yadutumye. Nta editi yabaho, turakiguhukukiriye. Nigarukire marayika rero mu butumwa bubiri arambwira ngo niyi lisite uze kuyisoma. Hano ndasoma lisite y'ibisambo, abajura, bantu biba. Ubwo n'ibyo bintu uko ari bibiri. Ndavuga ibya perezida, mvuge n'ibi by'ubusuma, bantu biba. Yantembereje intara zigeze nko mu 8 z'abasuma, zirimo abasuma. Si intara zose ntiziba, ariko harimo abasuma. Yesu yambwiye ngo iyi lisite uze kuyisoma, uyisomera abantu. Hano ngiye gusoma rero ilisite y'abasuma gusa, ibisambo kabuhariwe, ibijura ruharwa, abasuma ruharwa, kandi biba kandi ntibibe na dukeya. Hari umusuma wiba TV, hari umusuma wiba, ababo bariba ni karundura. Uhoraho yambwiye ngo muri CNDD-FDD narabagaye, harimo abasuma nyabasuma uhereye ibwami ukageza kuri Nyarucari. Abasuma karundura cyangwa se abajura karundura. Bamwe biba rwose ku manywa, ku mugaragaro bakiba, ubwo bikubabaza bitakubabaza. Hano tugiye gusoma ibisambo, lisite y'ibisambo, lisite y'ibisambo. Bariba ubutare. Ntugire ngo basuma biba TV ntabwo bashobora kwiba ubutare. Bariba ibitoro, aba ni abasuma. Igitoro kirimo ubusuma, kandi ubu busuma wumve ko ari karundura, ni ubusuma buri ku rwego rwo hejuru. Ni ubusuma na perezida byaramucanze, aravuga ngo niba hari ikintu abarundi bashoboye ngo ni ubusuma. Nanone abaminisitiri bose bagaragaza ikibazo cy'ubusuma mu gitoro, bakiburira igisubizo, bakiburira inyishu. Hano Yesu agiye kubaha inyishu. Uhoraho yambwiye ngo ubitangaze, ufite inyishu, ufite igisubizo. Iby'abasuma rero, iby'abasuma, agakura k'abasuma Yesu abishyizeho iherezo. Bitugu by'abapfapfa babihata ubuhiri, niko Bible ibivuga. Witegura ubuhiri wa musuma we, waba uri perezida wiba, waba uri minisitiri wiba, waba uri muka perezida wiba, witegure ubuhiri. Bibiliya ivuga ngo ibitugu by'abapfapfa mu bihate ubuhiri cyangwa se inkoni. Abajura, urubanza rw'abajura ivuga ko ari ugukubitwa. Ngira ngo hafi ibihugu byose nta mujura udakubitwa. Ngira ngo rero nikomereze. Marayika yaravuze ngo CNDD-FDD ndabarega icyaha cyo kwiba kandi uhere iyaba nibura hibaga bamwe abandi bakareka, ariko hari icyaha cy'ubusuma muri CNDD-FDD bwagakura bwakumiza. Ari icyaha cy'ubusuma gisumba ibindi byaha byose cyashavujwe. Imana yarashavuye ku bw'ubu busuma burenze ukwemera, kandi ntibahaga, kandi bariba ntibanateza imbere igihugu. Ni ukuvuga bariba bakamera nka kwa kundi ushobora gufata ibintu waracukuye icyobo ukajya wibushyira mu cyobo, ushyira mu cyobo. Kandi aba bantu b'abasuma ntibaniba ngo bazamura bene igihugu, ni ukusahura bo ubwabo bakinezeza bakihimbaza, donc ibintu bigapfapfana kugeza ubwo ubusuma bugera muri perezidansi, kuva ku ntebe nto kugeza ku ntebe yanjye. Marayika arambwira ngo usome lisite y'ibisambo. Mbona abakerubi hariya bari kuvuza induru ngo hano turi kuvuza induru natwe nyine nkuko bayivuzaga. Mbona mu bizima bine, mbona nabo bari kuvuza induru ngo buri ntara marayika yarari kuvuza induru ngo muratangira ibisambo, nka kurya umuntu bamwiba akavuza induru akajya avuga ati yo muratange nguwa hageze, dore y'iby'inka, dore y'iby'igitoki. Bwa busuma nyine, hari ubusuma buciriritse.
dore nguriya aba rero ni abasuma ijuru ryavugirije induru. Ijuru ryakuvugirije induru, wa musuma we ugiye kuhasebera, ugiye kuhatera ibara, ugiye kwandagara, ugiye gukogwa n'isoni. Imana igiye kugushyira ku karubanda, Imana igiye kuguhombya. Ibyo wishingikirije byose, mwibisha imbunda, mwibisha imodoka, mwibisha indege, mwibisha amato, muriba mu kiyaga, muriba mu butare, muriba mu isanduku ya leta, muriba igihugu, muriba bene gihugu, muriba nta rutangira, nta nigaruriro, muriba muri abajura, muri ibisambo. Marayika yavugije induru, yavugije induru avuga ngo igihugu cy'u Burundi Imana ishyizeho iherezo. Ubwo wibye yaribye, utaribye kazi yake, homboka. Yego, kandi nta gahunda mufite yo kwihana. Ibyo mwirirwa muririmba ngo igihugu cyarabavunye, ngo mwarakiguze, ntigitangwa, kiragwanirwa, mujya mukarabye. Ngo igihugu ni icyanyu, igihugu donke murakibarira, mukagifata uko mugomba, mukagicurika, mukagihagarika, mukagiha uwo mushaka, mugakingurira uwo mushaka, mugakingirana uwo mudashaka, donke mugakiza uwo mushaka, mugakenesha uwo mushaka, mugafunga uwo mushaka, mugafungura uwo mushaka, mukirukana uwo mudashaka, mukinjiza uwo mushaka. Uza kahahindiye n'akahabereye ko ari akamara amazi aragakura. Ibi rero nibyo Uhoraho yitegereje, aravuga ngo byose bishyizweho iherezo. Akadomo. Kubera ko igihugu mu gihinduye akarima, hano mu Kinyarwanda cyangwa se mu Rwanda hari ibyo bita ngo akarima k'igikoni, mukagihindura nk'akarima k'igikoni, akarima k'imboga. Imana yabatse ingoma, yabakuye ku ngoma. Niho marayika yambwiye ngo dore igihugu gicuza umuborogo, gicuza umwijima. Dore igihugu wakiyoboraga uri kumubone, ntawe ndi kubona. Uzi yari, ntabwo mbizi. Marayika arambwira ngo itegereze mu mbonerakure, uri kubona zava he zajya he? Ndabona bameze nk'inzuki zitagira umwami. Marayika arambwira ngo ese witegereje uri kureba neza aba bakenyera rugamba? Nti yego. Ese hari uri guhamagara umugabo we cyangwa umugabo yahamagara umugore? Nti hoya, konegisiyo ntayo. Ese uri kujya kwiga ubu yakomeza? Ese uri kujya mu kazi ubu yakomeza? Mbona igihugu cyacuza umuborogo n'umwijima w'ibibazo n'agahinda n'agakura n'akamaramaza. Marayika arambwira ngo ninjye ufunga nkafungura, kandi ninjye wica nkakiza, kandi ninjye ukuraho nkanashyiraho, ninjye wimika abami nkimura abami, ninjye utabara, ni nanjye ujugunya. Ni njyewe rero wasezeraniye u Burundi ko nzabukura ku cyavu nkabwicazanya n'ibikomangoma, ko nzazamura idarapo ry'igihugu, isi yose ikarimenya. Uhoraho arambwira ngo kandi ninjye uzimika abami nkanimura abandi, kandi ninjye uzakenyuruza abami nkakenyeza abami. Ninjye uzashyiraho iberi, nkashyiraho ibera abami bakonka, bene gihugu bakonka, nkahumura amazi, nkongera nkagomorora nkanagomera. Ngira ngo rero nanagaruke kuri ubu butumwa. hari abantu bavuze ngo u Rwanda, ngo kuki tutaruvuga? U Rwanda twararusengeye. U Rwanda twarweretsweho, turubwirwaho amasezerano y'u Rwanda ari gusohora. Dushimiye Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, usaza mwiza cyane w'indashyikirwa. Nongeye kubisubiramo, ubu imishinga yo mu Rwanda nta mushinga w'akana urimo, ni imishinga rutura gusa. Imishinga rutura gusa mu makungu, mu mahanga, isi yose. U Rwanda ni igihugu cyenda kuba kimwe nko mu bihugu by'Uburayi.
sahizi rero turi mu nzira y'amajyambere, ariko tugomba ihishurirwa n'iyererwa. Nafashe imyaka irenze 8 yo gusengera igihugu cy'u Burundi. Amasezerano agomba gusohora, ibyo twasengeye nibyo mugiye kubona. Nuko gusa njyewe sishinzwe imitima, njye sinkora imitima. Evariste Ndayishimiye niba ushobora kumvira Imana cyangwa agasuzugura Imana, ibyo ntabwo bindeba. Ibyo ntabwo bindeba, nta nubwo nabihagararaho cyangwa ngo mbikomereho cyangwa ngo mbivuge ukundi kuntu. Ahubwo twavuga ngo u Rwanda n'Abanyarwanda n'Abarundi nta ntambara ihari, nta niyenda kuba. Nta munyarwanda uraza kwica Abarundi, nta n'umurundi uraza kwica Abanyarwanda. N'abadayimoni bayikereya, n'abadayimoni bayizura, ariko nta ntambara ihari. Reka nigarukire mu butumwa bwiza. Urabwumva cyangwa ntubwumve, ariko reka ni ibigeragezo byose biri ku gihugu cy'u Burundi, umwaka wo kubishyiraho iherezo n'uyu. Ubugozyi, uburofa, ubukomedi, bintu byose shitani yari yarashoye mu Burundi, umwaka wo kubishyiraho iherezo n'uyu. Marayika arambwira ngo witegereze neza urebe aho Burundi butangiriye naho burangiriye. Nta muntu n'umwe wabugiriye imbabazi abaperezida bose basimburanaga mu moko, mu mahera, mu guteza imbere imiryango yabo n'inshuti zabo, ariko nduhoraho nk'uyu Burundi mu maboko y'umwanzi ari we Satani. Ntabwo neva ari umwanzi w'u Burundi, neva si we maboko ya Imana yavuze ya shitani. Shitani niyo wishe igihugu nabi. Na biriya bintu muvuga ngo perezida b'umuhutu, ngo umwungirije abo umututsi, ngo mu gisirikare ngo umujenerali ngo abo umututsi, ngo umwungirije abo umuhutu, oya, ibyo bintu byose Imana yambwiye ngo igiye kubisenya kuri iyi manda shyashya y'umwami Dawidi. Donc marayika arambwira ngo witegereze urebe Uburundi nabuhaye byose, ariko icabwenge z'Uburundi ubu nibwo zigiye kugaragara no guseruka. Ntabwo Burundi bugiye kuba agafuka imvugwa rimwe mu ruhando mpuzamahanga. Burundi sisi na ngufi, Uburundi bugiye kuba Uburundi, bugiye kuba Uburundi. Marayika arambwira rero ngo nkuyeho perezida muri ubu buryo, kandi perezida ni njyewe umwikuriyeho, sa maboko ya naka. Ubwo nyine uriya ukeka, uriya wumva uri bumukureho, bariya wumva ibiri bukorwe byose. Marayika arambwira ngo nkuyeho perezida, ni njye umwikuriyeho, kandi perezida wundi ni njyewe umushyizeho. Muri ubu butumwa bwiza, mu mwanya nk'uyu uhoraho yaduha ubutumwa tugomba gutangaza, uvuyeho n'umusimbuye Pepe Ceseredererabo, kandi atubwira Mana dusenga ntabwo izodutererana, erega iyi Mana dukorera ntabwo izodutererana, erega iyo Mana dusenga ntabwo izaduterera. Senga senga ntacyo uzobura, senga 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 ntacyo uzabura, senga mugabo we ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uzabura, senga. Bibiliya iravuga ngo turi mu masengesho y'amezi 3, itariki ya mbere y'ukwa gatandatu, itariki ya nyuma y'ukwa munani. Abo twatangiranye amateraniro tukaba tunasozanya amateraniro, mwese kude chapeau, untabara gutabare, umwanzi wawe niwe mwanzi wanjye, inshuti zawe nizo nshuti zanjye, twonka ibere rimwe ryo muri Kristo Yesu, imvura ni imwe yo muri Kristo Yesu, izuba ni rimwe ryo muri Kristo Yesu, n'umugisha n'umwe. Niyo mpamvu ngarutse kuguhezagira
nkatanga ubugingo bwanjye ku bwawe, nkatanga umubiri wanjye ku wawe, nkatanga umwanya wanjye ku wawe, nawe nkakwifuriza gutega amatwi ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwitwa Petero araroba. Saa 12 z'igitondo, saa moya z'akazi zigera, nta kintu arafatisha ngo Yesu ahatambika nk'ingenzi cyangwa umugenzi, ngo ahageze abaza Simoni ngo ese hari ikintu wafashe? Nanjye ntambitse aho ukorera ku bwa Mwuka Wera. Yesu atambitse aho uherereye ku bwa Roho Mutagatifu. Ese hari ifi wafashe? Iminsi umaze uroba, iminsi umaze ukora, urugendo watangiye, hari ikintu umaze kugeraho? Niba warakigezeho Imana ishimwe, niba utarakigeraho ifatikanye natwe muri iri sengesho. Ngo nuko Yesu abwira Simoni mwene Yona, aramubwira ngo tera iburyo bwawe. Rambura ukuboko utere iburyo bwawe, tera urucundura iburyo bwawe, petekesheze tera iburyo bwawe. Ngo nuko Simoni aravuga ngo bwari umukiza ubivuze. Ntabwo yari we wenyine, hari n'abandi nubwo Bibiliya imugaruka. Ngo atera iburyo, ngo atera iburyo. Sinzi ko iburyo bwawe uhazi, sinzi ko n'ibumoso bwawe uhazi. Amaboko yawe sinzi ko nawe anyuranye, sinzi ko ava cyangwa atava. Iyo basutseho amazi birava cyangwa ntibiva. Iyo baguhaye urakira ugafata ugakomeza, cyangwa se abadayimoni bakabikunyaga. Uyu munsi wa none ndahanura ubuhanuzi bukubwira ngo tera iburyo. Iburyo nta murozi uharoga iyo washakiye iburyo. Iyo uri kwigira iburyo nta badayimoni bahaba. Kwiga muri siyansi, iyo urugo rwawe rwubakiye iburyo, urwo rugo ruba rwubakitse. Tera iburyo. Iyo urangururira amabanga iburyo, tera iburyo bwawe, urugo rwawe ruba rwubakitse. Iyo udandariza iburyo, tera iburyo bwawe. Iyo uri kuronderera viza iburyo bwawe, tera iburyo bwawe. Iyo urimo urabibira iburyo, tegereza gusarura koko wabibiye iburyo. Amen. Iyo urambarira iburyo, ambara kuberwa koko wambariye iburyo. Iyo uri mugendera iburyo, nturi busitare koko urugendo rwawe tururagije Imana ruri iburyo. Iyo uri gusengera iburyo, itegure kuvugana n'Imana koko uri kuvugira iburyo. Ayi data wa twese uri mu ijuru. Iyo urwaye uri gusengera iburyo, uri kwigishiriza iburyo, itegurire rero kuba iburyo bwawe hari umugisha uhaherereye. Ni iburyo bwawe, ntabwo ari ibubafu, tuvuze iburyo. Amen. Haleluya. Ngira ngo iburyo bwawe turahategereje, iburyo bwanjye urahategereje, abantu bategereje iburyo bwawe. Mu gihe urangije imyaka urobera ibumoso, mu gihe abantu bose bari kugukomera, mu gihe ibintu byose byagusuzuguye kugeza n'amafi ubwagusuzugura, kandi umugore arashonje n'abana, bategereje ko wabazanira. Wagiye kurondeza, bategereje ibyo warondeje ko ubizana. Donc bategereje ko nawe hari ubufasha wabaha, hari finance yawe, hari support yawe, hari ibyo utegerezwa gukora. Uyu munsi wa none hari abantu bagutegerereje hehe? Iburyo. Ibi buryo bwawe rero duhanuriye amaboko yawe, duhanuriye intambwe zawe, duhanuriye ubuzima bwawe bugaruke iburyo bw'Imana. Garuka iburyo bw'Imana. Niyo mpamvu naririmbye ngo senga, senga, ntacyo uzabura, senga. Kandi iyi Mana dusenga ntabwo izagira gute? Ntabwo izadutererana. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nuko Aburahamu mu rugendo rwe rwari rwaragiye ibumoso, ngo abashyitsi bahageze, yakiriye abahanuzi, yakiriye intumwa, yakiriye ubuntu bw'Imana. Baramubwira ngo noneho Aburahamu, Sara wawe ari hehe? Ubu noneho ibintu bigiye iburyo. Haleluya. Yakobo akorera se wabo, biragorana, ariko igihe kigeze, umva ijambo ijuru ryaramubwiye ngo noneho ntukiri Yakobo, umuriganya ukundi ubaye Isiraheli. Ibintu biba bigiye iburyo. Haleluya. Moridekayi ibwami bakwirembo, arahababarira, arahagokera, bibakamaramaza, bibagakura. Ariko ijuru riramubwira ngo Moridekayi, aho ibintu bigeze nawe tugushyize hehe? Iburyo. Nuko ngo bamutambagiza umurwa, ibintu bijya hehe?
Hiburyo uri muri gereza urankurikiranye. Uwitwa Yosefu arafungwa arengana, umunyurura ubamo, impimba yibamo, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibamo bigoye biruhije. Haleluya, haleluya. Ariko igihe kigeze ibintu bigiye uburyo rata ngo bamuhubuzamo. Nawe uko niko ugiye kuva muri gereza wafungiwe ibumoso, ariko koko warenganyijwe cyangwa wanihanye, igisubizo ni iki? Bigiye kujya iburyo. Nibwo ubuhanuzi bw'iburyo. Haleluya. Igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kiyoborewe ibumoso, kiri ibumoso, uhoraho agishyize iburyo. Haleluya. Ndatangaza iburyo rero, kandi iby'iburyo ni iburyo. Umwami Imana yacu Nyiringabo ashyirwe hejuru. Abafarisayo bashyize ibintu ibumoso mu maigrize no mu mashengero. Ubu Pentecost of Rwanda of Burundi, ibintu mu bikubita ibumoso, turazengera turarindagira. Ariko rata dutangaje ko ishengero y'Imana iyoborewe iburyo. Ubwo n'agakiza kari iburyo, n'iby'impemvu biri iburyo. Mungu asifiwe sana. Warambagirijwe ibumoso igihe kirekire, ariko ugiye kurambagirizwa iburyo. Wigishirijwe ibumoso igihe kirekire, ariko ugiye kwigishirizwa iburyo. Narindi kukubwira ngo nukubera iki habayeho gukaba. Ugiye kugurana, bagiye kugukabira bitari ibyawe bisubire kwa shitani, nawe usubirana umugisha w'Imana. Ubu ni ubutumwa uhoraho yampaye ngo nkuzanire. Muntu udukurikiye, muntu uri kutwumva, turi mu masengesho y'amezi angahe 3. Nagira ngo muri aya masengesho uzakire. Nagira ngo muri aya masengesho tekeshezerederebo. Muri aya masengesho nawe umwami Imana aguhire, umwami Imana aguha umugisha, umwami Imana agutabare, kandi izina ry'uhoraho rihabwa iki? Icyubahiro. Kandi ndagushyigikiye mu izina ry'Umunyanazareti. Ese turi kumwe, tuko pamoja. Haleluya. Ugiye kurobera hehe? Iburyo. Ugiye gutera hehe? Haleluya, iburyo. Izina ry'uhoraho rihabwe icyubahiro. Nanjye ndagamburukira uhoraho. Nyuma y'ibyo byose nitumara kurya tugahaga ntituzibagirwa. N'ibindi ntavuze ubyivugire, n'ibindi ntongeye ubyiyongerereho, n'ibindi ntahanuye ubyiyongerereho. Ariko ntituzibagirwa aho Uwiteka Imana nyene ngabo yadukuye mu gihugu cya Misiri, cyangwa cya Egiputa, cyangwa kibi, cyangwa ahantu habi, cyangwa aho wageragerejwe hariho hose. Uhoraho ahabwe icyubahiro. Ibintu bigiye kugenda neza, ibintu bigiye gukunda. Ntangaje ubutumwa bwiza. Neva uhoraho yamukuyeho, yamujyanye aho abandi baperezida bagomba kuba bari. Niho turi butangaze mu gice cyacu cya kabiri mu butumwa bwiza. Ngira ngo rero abarundi mwitegure inkuru nziza. Harimo n'abandi bazayita mbi, ariko uhoraho ntazanwa n'ibibi. Yesu yaje mu isi, abantu bamubona ko bagowe, barushye, ntibamwemera, ntibanamwizera. Natwe turi kubona rero ubuyobozi bushya n'indongozi nshya mu Burundi. Abantu bamwe bari bubyemera, abandi mu byange. Ibyo ni amahitamo yawe cyangwa yanyu. Uhoraho abishimirwa biherebwa icyubahiro. Kazi yake kiramutu na kikapu chake. Ndagushimiye mwami Yesu, tutagabanyije tutanongereye. Ukoze ibitangazo, utangiranye natwe, usozanyijwe natwe. Mu Burundi ushyizeho perezida mushya, wahoraho mukuyeho, kandi aho wamushyize niho hari hakwiye, kuko ari wowe n'ubundi ukuruka nimika. Turagushimiye muri iki gihugu ko abene igihugu batabaye. Turagushimiye ukurikiye ubutumwa bwiza wese ku Mbabazi TV 3 ko ukoze utwumiza n'imirimo n'ibitangaza. Uhabwe icyubahiro iteka ryose papa. Turagushimiye rero ko ugendana natwe, ukabana natwe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ciao ciao, shalom shalom. Turabakunda. Umwami Imana babere umugisha.